nari ngiye kukubwira twirengagije bimwe byagiye wa mbere yuko mama wawe ndabona ndabaho guca ngiye kuzana umugore. Papa, yego wibuke amagambo mama yakubwiye agiye gupfa. Wibuke ko yasize akubwiye yuko nuje kuzana undi mugore uzabanze ugisha inama Imana aba ari guhitiramo. For what? Zabima tambuka hano ngo ngubwire. Ndagahura n'ibibazo Zabima waramutse neza se? Kwari waryamiye se byari byagenze ute? Naryamye ndushe. Nzabimana mwana wanjye rero nyuma. Urabona ko amezi 3 ashize mama wawe amaze gupfa. Kugira aka kanya nabonye ndashobora gukomeza gutegereza kubaho gusa. Ubwo rero mwana wanjye ibyo ngiye kukubwira twirengagije bimwe byagiye biraba mbere yuko mama wawe ndabona ndabaho guca ngiye kuzana umugore. Papa, yego wibuke amagambo mama yakubwiye agiye gupfa. Wibuke yuko yakubwiye yuko wibuke ko yasize akubwiye yuko nuje kuzana undi mugore uzabanze ugisha inama Imana aba ari guhitiramo. None se mwana wanje igihe mbari yacu hose ni ukuvuga ko Imana itambonaga ko itegeze impunzanira. Nkubwire mwana wanjye iki cyemezo nja kugifata nabanje kugitekereza ariyo mpamvu mbashuye umwanya ngo ngugishe inama nk'umwana wanjye. Ngiye kuzana umugore mbonye ubuzima ntabushobora. Papa, kumva mwana wanjye siyakubwiye ngo uzamuzane narakuze. None se mwana wanjye reka nkubwire nzamuzane warakuze. Yagahinda ndimo muri iyi minsi mama wawe amaze kugenda ntabwo iri kukambonaho. Ugomba kubyihanganira. Mwana wanjye amaze gusaza guma ukomeze ubwenge. Buriya Ugomba kwihangana. injiruje kuba wijyamiye mwana koko ibibazo nzabiba nko kugeza ryari. Umuntu azahora mu mutima nta rimwe atuza. Nyina w'uyu mwana amaze gupfa ubonye ko mu mutwe nasanye ngo wangire mana uzemera ko nguma muri ubu buzima. Shakora mwana ndebe muri iyi minsi urukubona turabaho nasikavuga mwana wanje urukubona nje nabigenze ute katari nje wigeze ubwo ndi wafata nese kandi uje kukaza vamo nje turajana akagegeraho uruko mfata ntaso nufite usugiye ngiye iwacu urukubona ngiye he usuku kubona papa wayo ukubona ashobora kuja mu kazi n'atwaye areka kanakaga ngo ninde urabahahira abahahire hari umwana nakuye iwacu ushoboye kuja mu kazi ashoboye kuja mu kazi natabishora bireke nta mwana nazanye iwacu basi ngiye kumusubizayo habana kavuyuge kavuda ko kwiwacu mwana kugusubizayo none so wadukuye nabakuye he nababyariye aha rero kuba naravuye mu rugo ndi jenyine nagiye gusubira ndi jenyine ntago natari jenyine ngo dusubire turi babiri cyangwa dusubiza wadukuye rero basi iyo mwavuye niba ari dushaka bibwire sko asubizeyo bose madame naragiye ntagenda ari kugira ngo ngufashe iki bagakuko asanga kabisa nagahiye ko nakugwajije kugwaza ngo birakunaniye ibyo se birandeba nijya kubwira ngo gwari indwara idakira mada nananiwe umubiri urananiwe umunsi ku munsi wakumva ndagiye nk'uko abisi bose bagenda. Oya umwanzuro nawufashe pe ronahora muri ubu buzima ngo bishoboke. Yego
mfite amapasiwadi pin aba ari muri telefone. Alo sheri, amakuru se? Wari waramutse neza? None se mbwira ko hari amakuru utambaye ko twasize tuvuganyeho cya kigabo cyawe cyarapfuye cyangwa ntabwo kirapfa? Nese wagita, nese basi ntabwo uragita? Waragiye? Umva nyine uyu munsi nari nshaka kugukorera akantu. Umva wa mwana amaze kumusobanurira bya bindi nari nakubwiye ko ndamanza namusobanurira, numvisha atari kubyumva, ariko icyo nyine nubwo atari kubyumva turabimwumvisha numara kugera hano. Ahubwo ndakeka ko buno uri mu rugo, fata urugendo wowe uze wihuse, akiri hano akubona akiri hano. Yego nta kibazo, nanjye nge ndi gukoropa mu nzu gano makaro gari ganduye. Gari ganduye rwose niko kazi nje ndimo, ahubwo ihute bura ntakwitegura. Sawa, nyaruka. Nagenda gahamagara telefone irabeje. Nta kibazo. Yego. Kuremba wahageze? Nyaruka gatoya nyine urakata muri rya vene unzange hahandi nyine nose uyobewe ahantu ubaza umukire wo mwaka gace barahita bamukubwira. Afande gakoti mwenyewe. Yego gira vuba kata uze. Sawa. Cyane ubwo naco kiba kiri hano mu nzu. Kiri amakuru se? Wahageze? Ya makuru. Have. Kene ibyo ni biki wisize? Cyane ikindi kumva wisize biri guhumura, biri kuza mu mazuru nye. Yesu kugira ngo nuke. Ngahicara tureke ibyo bintu. Bawicaye. Ko ndi kubona zuru kwitegereza. Ese niyo makaro wamwe? Amakaro se ari amakaro yarutaye. Ese ko mbivuze ugasubiramo mbizi ariko noneho ako weho sinzi hari amakaro arutaye. Ugaya n'amakaro wa muntu we, hari ibirahuri by'urukubona byarutibi ku buryo noneho tugeze ku makaro ntabwo urukureba ukuntu kandagira ukumva wenda. Yego reba umukire mu karitsiye yicaye ku matafari, ariko icara warangije kuba umusano ni wawe uri kwisanga. Obana yanjye kora ubuseka nyine kugira ndire nyine ngahicara nyine tuganira. Nanze umukene ngo nsanze umukire. Yego komana injira sheri, injira. Nakundi byagenda. Kumera mugabo. Makuru. Neza. Adufungurira. Ndagufunguza se? Mwabaye gishaka ndi kureba muri baze. Mama yaradutaye na papa bararembye, hari igihe dushobora kugusanga mu rugo yanapfuye. Cyangwa muri abamamyisha? Oya da. Yande kubabona mwagira ngo muri abamamye. Oya tureba twanarasa. Ingo. Cyananje rero ntababeshe mu rugo mbimeze nabi twanaburaye. Ahuko shanda bafasha gusenga muronke pe. Makurata. Nzabima. Mwatambutse ha. Cyangwa ndi kubwira indumwe. Gerayo umwana wanjye yicare hano. Ngwino wicare hano. Gerayo. Kuma mwajyami. Isiko zajera aragutanga kubyuka. Ingo. Wowe umuntu azajya kugira ngo abyuka gukorera iki? Mwumva icyo mbakuriye ni kivugiye rero umuntu agutwaka kana ngo nuye. Uyu munsi muzi ko nyine mba ngora akazi ka buri munsi, ngagenda ngagaruka ejo bitewe nuko mba ndararaye. Makurata, umva amagambo ngiye kukubwira. Uyu mwana wanje uje umufata neza, umufate nguwawe. Kandi nawe
uje uragerageza umwubahe. Nje ngiye mu kazi nzagaruka ejo. Bamufate neza. Umufate neza nyine. Mufate neza arusha ubwiza banjye ntayo. Makuru uvuze ngo ibyo mvuze ntabwo byumvise. Nubwo bishatse gusobanura ngo nzaje mva hano hasigaye usigara uramfatira umwana nawe. Kumufata nabi. Mwana ko. Ewe. Umva reka nkubwire. Bwira ndikumva. Umwana wanjye uraramuka umufashe nabi. Araramuka akubwiye ijambo ribi. Umunsi w'ejo mu gitondo nzaza uranzobana. Kawe ko wabaye imbwa kare. Ndakubwiye ngo nje gufata umwana wawe nabi. Ahubwo nari nzi nguje kumfatira umwana nabi. Ibyo wari uzi koko. Nzabima. Usigare uraganira na nyoko wanyu. Sibyo? Umunsi w'ejo nzagaruka, sibyo? Makuru. Yes. Ndagiye rero. Musigare neza. Umuhibe joje ahage. Ibijyaje. Nyamara ndabafasha gusenga na papa wanyazakira. Amashengesho niko turareba. None muri kugira mwamba hiki. Wakora no mu mufuka sukara bako ari mu. Shano ukuri mu rugo nanje naburaye. Nze mujye umuceri gusa. Nose mwebwe muri kuja gufunguza mubifite. Dufite nyine dufungurira. Nanjye nta kintu pe mu rugo bimeze nabi naburaye. Ubu nanjye ndi kuja gushakisha ndebe ko ari umuntu wenda nakubita igipindi ngamba. Ahubwo ndabafasha gusenga na papa wanyazakiremwa ngaho. Sabima. Nare. Zanira intebe. Ariko igihe mba nakubwira ngo nzanira intebe ugatanga ubutinda uburi mu biki. Ye? Kutavuga. Singinde. Nta n'isoni. Cyamunzu cyakuzana iyawe. Gira vuba. Cyarikeze nje ndicarana naco. Abanje narabataye bono bari kuribwa n'imbeba. Ngiye kuguha gipusumira. Ewe. Icharaha. Egeza hino kutari kunyumva. Shira. Ubundi kwinyoza iki? That. Uri kwinyoza iki? Ntabwo ibyo ari kukubwira ntabwo uri kubyumva. Ewe. Ariko nsabima ubwo uzumva uzakora ikireba ndagutuma ukagenda ngikinyamushongo. Ntabwo hamagara ngo urajyamye gatinda kubyuka. Buriya ubushaka kugira ngo uhora uranyibutse ibyanjye byose. Ukwibutse byose se mama wende yagiye. Umva rero. Ngiye gutuma amafaranga mu nzu. Bambe kwanza cyo kuyaza. Ihute. We. Gira vuba kandi. Ihute. Uri kwigendeshwa icyo ndasona ufite. Hanesoni. Kumana yanjye. Umva. Ibintu ngiye kuja ndagukorera. Ni Imana ibizi. Kuko nubundi abanje bari kuribwa n'ibimoni. Ariko nsabima uracyakora iki? Amafaranga nayabuze. Ubaga umwana ubaga iki mu mutwe wawe? Uri seriye mu mutwe? Ndaba seriye se. Hani icazwa. Icazwa kwaho. Nta n'isoni. Uri kwirizwa ucyo ngiye kuja kuyazana. Kandi ngiye nangutse kuri botike. Ziba cyangwa wogeze. Ziba kabiri gatatu wahoze. Haguruka. Ngiye kugutuma kungurira umunyu. Ngiye gucira ku kibabi. Utinda n'imira tugasanga amacyanjwe yakane. Ndakwicura ava muri muka. Urukunyumva? Fata. Ihute. Kanisoni. Uri kunterera gasoza banje nasize. Ehe. Uraza kubibona kuko nje ndakwigaho. Ndakwiga. Urukunda yabucu. Urukugira ngo urebe ute? Ni guca murera.
turera guteze twareze nabize umwana wawe ahangara agiye kumfata ku ngufu ngo ikisubira ibyo uvuze ibyo mvuze nuko sinabwo wumva ibiri byanzaniye mw'uru rugo ariko wa mugore ubwo nukuvuga ninde uri kuvuga se ahubwo nje burari ibintu ndari numva mu matwi uvuze ngo iki ufite abana bangahe mw'uru rugo kugira ukumbaza umwana wawe hari undi utarinza bimana none nyine kare kose ukibimenya none yakoze iki ndi kukubwira ngo yaragiye kumfata ku ngufu wa mugore we ku mwana nzi uburere namuhaye ibyo byo rukumbwira urabona nahita mbyumva vuba byihuse ntiwabyumva bitewe nuko ari umwana wawe kugira abana ameze nk'aruhaya gusa ngo agiye kugufata nzanira agatebe manze n'icara nzobanurira uko bimeze genda ukizanire niba utakizaniye ubireke n'ubundi abana bawe ntashimwe ndangira no kukizanira tuguhari ihute engo ihute niko ndi kukubwira hanisoni umva rero wa mugore we umva reka ngubwire nimba utangiye agasuzuguro kameze gutyo turahangana nanjye uriya mwana wawe utangiye kuzana ibintu nk'ibi nk'uru rugo njye nawe turahangana ariko wa mugore ibyo ni ibiki byaguteye ku buryo wabinzaniye mu rugo cyangwa hari amakuru ndafite guru kunanirwa kuvuga sha amakuru efani amakuru niyo ushaka si ubundi umwana wanjye ari he ari he nyine ari he uri kumubona yagiye kubunga nk'uko abari babunga ko ndamuziho kubungara ntabwo ubimuziho ubwo yagize nk'igera aha muri make nibyo ushatse kuvuga buretse tangira njyewe ukambwira bigezaho ukandeba ijisho ngaho ndari umugabo wawe ariko rubanda barabyara uzi kugira umuntu w'umugabo agira umwana umeze nka ruhaya y'izuba umwana wanjye niwe uri kwita ruhaya niwe kuko ibintu akoze reka mubwire wa mugore ibintu by'uri kuvuga ni ukuri cyangwa ubwo ushatse kuvuga ko ndi kubeshya muri make ariko noneho nakumirwa nese ubundi cyabungiye he iyo cyabungiye se ndahazi njyewe sinone nigeze uvugishije ukuri cyari kigiye ngo kuko ari ki kunyurira ego ko mana yanje ibi ni ibiki banyarwanda nzabimana wonze ariko ko ari kubateye komanderi nyinshi ako urabizi uretse gitahe turabonana munda sanje aragenda ariko uje gushaka ibyaba tusigare muratungana njye se natunganye n'imbwa yawe cyane yashatse kumfata ku ngufu umuhungu wanje yahindutse imbwa niyo kuko injira mu nzu injira mu nzu nje ndakwereka ibyo ndamukorera umva ndihekura ku bwawe injira mu nzu kiracana gitaha jewe ngagenda ngarara amajoro urugo rwanje rugasigaramo urusaku ruteye ubwoba papa wiriwe niriwe hagarara hano uvuye he kugura umunyu uvuye kugura umunyu uwo munyu uri he uvuye kugura iki amafaranga dore wewe usohotse ari ndikubwiye ngo usohoke nuko ariko navuye kugura umunyu ninde wari wamutumye ndagara wowe wari wantumye umunyu njye nagutumye umunyu murekera ayo magambo wari wagiye njye nagiye kugura umunyu dore ngana amafaranga ari ndugugutumye dore n'uyu nguyu njye nagutumye umunyu ariko ko ndi kubona muri kurebana ngaho mufite ibyo muziranye guturuka mu gitondo ntabwo nabonana n'uyu mwana wawe uko uyu namwibariza nzabima guturuka mu gitondo ntabwo uragera aha niwe uri kugera hano ziba ntasoni ibintu noneho bambwiye ntagahuma munwa wari ugiye gukorana iki na nyoko na nyoko wayo yewe nakoranye iki sina hajya ngo ndi kugenda ngo hasigaye ngo mugasigara muri gutungana ingo reka mbabwire nzabima jyama hasi gira bwangu ziba nta bintu nshaka byawe kuvuga ziba jyama hasi ntabwo ushoboye kuryama nje nzaje ndagenda hasigaye usigare uratera indonga na nyukwanyusha ingo kangubwire ndakwicisha ingoni nimba watangiye ingeso mbi cyakora nawe umva wa mugore ngibi bintu kuba utanambamagaye ngiri ku kazi ngo ndayakiri kare ahubwo ukagenda ukazamura amarira ngaho ari go k'ingenzi wowe ugahangara umva reka ngubwire nimba ari izi ngeso wize maze kugenda ndagukubita mbaka ariko papa unzingeso ziba nta magambo yawe nshaka kumva ceceka akababaro kawe nakumvisha ceceka none se wacecetse ugatuma nanjye ndi nzabima reka ngubwire haguruka vuba ibintu nyoko wanyambwiye nibyo
nibyo byahehese. Nsobanurira ariko tuza mu mutima wumva utuze. Nsobanurira urugusobanurira so ukubyara. Wamaze kugenda sigara mbondagura agukubita. Abyihora. Vuga utari kurira ariko humura bageze hamwe naso mbwira. Yambondaguye arangije nawe uramunyi nawe wari wawundumye ariko yabyihakanye. Nzabima koko ibinda mbwiye nukuru hangare ambwiye ngo wafashe nyuko wanyu ku ngufu koko uhangare. Nukuri kw'Imana ibyo ntabwo natinyuka kubikora. Ariko none Imana yararenganye cyakora. Yararenganye. Nuko none byagenze utego nimba utabikoze. Nasikibyo aje akabikubwira narenze kuntu byagenze. Nase mwana wanjye nsobanurira nyuko wanyu mu rugupfi. Ariko pa wibuke yuko uyu nguyu atari mama. Cyakora mwana wanjye ngugarutseho.